Turagusuhuje wowe ukunda utumari tugenda tubagezaho, nababwira impamvu ntakunda gushyiraho imari nyinshi cyane nyinshi, ngewe impamvu ntakunda gushyiraho imari nyinshi cyane, ni uko ngewe ncukumbura nkashaka imari ziguze makeya z'abantu bafite impamvu bari kugurisha, z'abantu mbese bafite inyota, imari ziba zidahenze, za mari ziba zidahenze utavugana na wa muntu ngo nimba utampaye aya ngo byihorere, ya mafaranga ushobora kumuha yabona yakemura ikibazo cye akayakira atitaye ngo imari ye ifite agaciro kangana gute. Izo nizo mari nkunda gutambutsa. Aha rero tukuzaniye ikibanza, dore ngiki kiri imbere ya kamera nk'uko ukibona, kiri muri site, kiri muri R1B, ni ahantu muri karitsiye nziza. Ushaka kureba iyo karitsiye neza, uzi gukoresha master plan, urahita uranyaka UPI yaho mpite mpakwereka. Ni ahantu uri buze kwishimira gutura nawe cyangwa kuhashora ubutaka. Ni hahandi ushobora kuba washora amafaranga uteganya no kuba wakunguka ejo n'ejo bundi kikikuba inshuro zirenze ayo wakiguze. Ni ahantu heza muri karitsiye nziza, ya karitsiye ibarizwamo ibikorwa remezo byose bishoboka. Aha hantu hakaba ari muri site, hakasemo imihanda. Ni ahantu ushobora gucuruza ukunguka. Hari icyo ushaka kumenya ikindi ushaka kumenya ni uko haherereye mu murenge wa Bumbogo, mu kagari ka Nyagasozi. Uva mu Izindiro cyangwa se kuri kaburimbo mu Izindiro, ni kuri moto ni 5. Uvuye mu Birembo Ikinyinya hariya moto naho ni 5. Murumva ko atari na kure y'umujyi wa Kigali. Iyi niyo karitsiye rero tubazaniye ikibanza gihendutse, gihagaze miliyoni 2.5 gusa, 2.5 gusa. Ikibanza ukagitunga cyujuje mezire, kikaba gifite icyangombwa cyacyo. Ngwino iki kibanza ugitsindire. Aha ni ahantu rero hadakwiye kugucika rwose, kandi murabizi imari zacu zirihuta, kuko ziba zihuta koko, ziba zihendutse. Ni ahantu uvuye ku muhanda principal, izo nzu ziri imbere, navuga ko zino nzu ziri imbere ziri ku muhanda principal. Uyu ni umuhanda wa karitsiye, umuhanda principal uri imbere aho ngaho. Kuri izi nzu rwose mubona zituranye ni principal, ni umuhanda principal. Reka wenda tugerageze tuhagere, ku bashaka kureba ibyo ndi kubabwira, reka tugerageze tuhagere. Mvuze ibintu byinshi, ibyo mubona bitari ngombwa muze kubisimbuka, gusa tuba dushaka kubaha amakuru yose nk'uko bikwiye. Abenshi njya mvuga imari mba mfite, bakavuga ngo ndi kubeshya, ngo ibyo bintu ngo bifite ibimenyetso. Ariko abantu benshi bamaze kubona ibyo mba ndi kubabwira yuko aba ari ukuri. Ngewe ntabwo nkunda gufata imari zose, nshaka imari zihendutse zihagaze amafaranga makeya. Ntabwo njya mfata imari zose ngo mubone ndi kubashyiraho imari zose. Naje gusanga abantu benshi bakunda ibintu bya make, bihendutse cyane. Murabona ko iyi karitsiye ni nziza, ni ahantu hatuwe. Ntabwo ari hahantu uzaza ngo uture wenyine, ntabwo ari hahantu uzaza ngo ujye ku gikorwa remezo ukoze ibirometero 3. Ni hahantu uzaza ugatura, buri cyo ushaka kugeraho cyose ukeneye ugakoresha iminota mike cyane kugira ngo ukigereho. Ni ahantu heza, ni ahantu heza. Umuntu uri bubone iyi videwo ndakeka ko ari buze kudushimira. Rero murabona ku muhanda principal nguyu, umuhanda munini nguyu, uratuwe cyane, ahantu hatuwe cyane. Muraza kubona ibimenyetso bigiye bitandukanye, ni ahantu hatuwe cyane. Dore wa muhanda ujya kuri cya kibanza rero nguyu, murabona ko ari ahantu hari ibikorwa remezo bitandukanye, hadashobora kugucika. Murakoze rero, turabashimiye kandi mugire ibihe byiza.